nta bukungu buruta kuba hafi y'Imana, kubera ko urufunguzo rw'amahoro ni amasengesho. Niba Imana yaraguhaye amasezerano, guma mu murongo, wikangwa n'ibyo bicu bihinda ariko bidatanga imvura. Kandi umenye neza ko n'umuraba wo mu nyanja ntiwabasha gutosa no kunyeganyeza urupapuro Imana yanditseho amasezerano yawe. Ndabakunda, agatabo k'ibanga. Ntugende udakoze like kandi ubuke guforenga Sabbath. Satani yakubosha amaguru yawe ngo hatagira aho ugera, ndetse aboha n'amaboko yawe ngo hatagira icyo ukoraho. Aranga ntiyanyugwa, agupfuka n'amaso yawe ngo hatagira icyo ureba, ndetse aho kugira bimunyure nabyo biranga, agupfuka n'amatwi yawe ngo hatagira icyo wumva. Ariko burya hari ubushobozi adafite, ndetse ntiyabasha guhagarika umutima wawe. Kandi umutima wawe niwo muryango wa mbere waba igisubizo cy'ibibazo byose uhura nabyo muri ubu buzima. Dore Data ari ku muryango kandi ari gukomanga. Yambariye urugamba kandi yiteguye kukugwanira. Mu ntambara zose yagwanye ntago yigeze atsindwa. Iyo agiye kukugwanira ntago areba ngo uri umuzungu cyangwa uri umwirabura. Kandi bujya umenye ko uwo uhanganye nawe akurusha imbaraga. None wowe urinde wo kwigwanirira, kandi Data ushoboye byose yiteguye kukugwanirira. Icishe bugufi kandi ushimire Imana, bityo uyisabe ikikugwanirira. Nuyizera irakubera byose kandi ntago izigera igutererana. Niba ubashije gukunda iyi video, uyihe like kandi wibuke guforinga Sabbath Isaac, agatabo k'ibanga. Itafari ryizewe wakoresha igihe waba uri kubaka ubuzima bwawe ni ukudacika intege. Naho sima yagufasha gukomeza iryo tafari mu gihe waba uri kubaka ubuzima bwawe ni ukwigirira icyizere, agatabo k'ibanga.